Piramide. Abantu benshi iyo bumvishe ikintu cyitwa piramide bakunda kukibazaho ibibazo byinshi, akaba ariyo mpamvu uyu munsi twahisemo ko turi buze kuvuga ku cyitwa piramide. Piramide ni inyubako ziboneka mu gihugu cya Egypt mu Misiri. Piramide ni inyubako ndende zubatswe mu Misiri mu gihe cya kera cyane, mu gihe cy'ubukoloni bw'abami b'Abanyamisiri, cyo bita Old Kingdom. Aho hari mu myaka 2386 na 2181 mbere ya Kristo. Izi nzu zubatswe mu rwego rwo kugira ngo bajye bashyinguramo abami babo bitwa ba Farawo mu gihe bapfuye. Kari ku kazi kazo. Izi nzu zari zitangaje kuko zubakishwaga ibikoresho bihambaye utapfa kubona ahandi hantu hose. Bimwe mu byo bakoresheje amabuye akomeye cyane ayitwa limestone na granite. Abiga ibinyabutabire ibyo barabizi, ndavuga chemistry. Aya mazu yubatswe mu buryo butangaje ugereranyije n'iyo myaka, cyane ko nta tekinoloji yari ihambaye iriho nk'iy'ubu. Ariko bumwe mu buryo bwakoreshwaga bwari uburyo bwo kuyobora amabuye no kuyatwara ku butaka bugororotse. Hakaba hari n'uburyo bwo kuyubaka mu byiciro. Iki gihugu kigizwe na piramide nyinshi cyane. Muri zo hari yitwa piramide ya Khufu. Niyo piramide ndende kandi izwi cyane, ikaba ifite uburebure bwa metero 146 n'ibice bitandatu. Yubatswe mu gihe cy'umwami Khufu mu gihe cy'ubukoloni bwa mbere. Hari piramide ya kabiri yitwa piramide ya Khafre cyangwa Sefren. Iyi piramide ifite uburebure bwa metero 136 n'ibice 4 mu bujya hejuru. Iyi piramide irimo isura y'inyamaswa izwi nka Sphinx. Piramide ya gatatu yitwa piramide ya Menkaure. Iyi niyo ntoya mu z'ingenzi, ikaba ifite uburebure bwa metero 65. Piramide zifite ishusho igaragara ku buryo zigenda zigabanyijemo ibice bitandukanye. Hakaba harimo icyumba cy'aho umwami yabikwaga, icyumba cy'amatara n'ahandi hantu hatandukanye. Zifite ibimenyetso by'umuco w'iyobokamana by'Abanyamisiri, harimo n'ibirango byanditseho amagambo mu bice bitandukanye. Piramide ni zimwe mu zishingirwaho n'ubukerarugendo mu gihugu cya Misiri, zikaba zigaragaza ubukire n'umuco wa kera w'iki gihugu. Hariho ubushakashatsi bwimbitswe ku byerekeranye n'uko zubatswe, ibikoresho byakoreshejwe n'uruhare rwazo mu muco wa kera. Abantu bakunda kubishidikanyaho cyane ko amateka avuga ko abazungu baze gukoloniza Abanyafurika mu bintu byinshi babigiyeho n'izo piramide kuko nubwo bari bazibonye. Ariko biri mu bimwe mu bintu byabananiye kwigana kubw'ubuhanga byubakanye. Bashatse kuzubaka mu bihugu by'iwabo ngo nabo abantu bajya baza kuzisura, ariko kubw'ubuhanga buzubatse byarabananiye. Hari amakuru agenda akomeza avuga yuko izi piramide zubatswe n'Abisirayeli ubwo bari mu Misiri, kubw'ubuhanga bari bafite n'uburyo Imana yabakoreshaga ikabana nabo, ikabaha ubwenge bakarumbuka, ikabaha n'imigisha. Amateka nuko abisobanura ko aribo bazubatse. Aya mabuye yubakaga izi piramide yari aremereye cyane, ariko uburyo yazamurwaga nicyo kintu gitangaje kugeza n'ubu cyayobeye abandi bantu bose. Bamwe bakabeshya yuko hari alien
ibindi binyabuzima bitaba ku isi biba mu isanzure byaba byaraje kuzubaka mu rwego rwo kugira ngo bireme agatima yuko nta muntu wigeze azubaka, ariko uko siko kuri. Izi piramide n'ubu ziracyahari zishyinguwemo abami b'abanyamisiri bitwa ba farawo. Piramide zo muri Egypte ni ikimenyetso cy'umuco n'amateka by'abanyamisiri, zikomeza gukurura abantu benshi bifuza kumenya byinshi ku buryo zubatse n'icyo zifite mu rwego rw'amateka n'ubukerarugendo. Izi piramide nubwo ziba mu Misiri ni nk'umurage w'Abanyafurika, kuko biri mu bintu byinshi Afurika itunze abazungu batabashije kugira, ari impamvu zisurwa ku bwinshi ngo hakomeze hashakwa amakuru y'uburyo zubatswe nabo bagerageze kuzubaka, ariko byaranze. Misiri ifite piramide nyinshi cyane ku rwego utabyumva. Ubukerarugendo bwabo bwinjiriza amafaranga menshi bukomoka kuri izi piramide, mu gihe bo bazubatse ari imva z'abami. Reka dusoreze aha. Bonne chance Arsène, ndabashimiye.